nk'uko bisanzwe n'ubundi mukomeze mugubwe neza abakunzi b'Intare Official, bifurije gukomeza kugira ibihe byiza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga aho muherereye hose mu burasirazuba bwa Congo, abari mu bihugu bigiye bitandukanye, ahangaha mu bihugu bya Afurika, mu burasirazuba bwa Afurika, donc East Africa, abari mu burengerazuba bwa Afurika, hari abadukurikirana bari mu burengerazuba bwa Afurika, abari muri Afurika y'Amajyepfo, muri Afurika y'Amajyaruguru, muri za Ethiopia, muri Eritrea n'ahandi, abari muri Amerika, abari mu Rwanda, Oceania, n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, mwese mbifurije gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Ndaje rero mbahereze amakuru, n'ubundi imirwano irakomeye, ndumva ndibuze kuvuga cyane kuri no mirwano n'ubundi ibera ahangaha, navuga muri Masisi Nord, ariko tukaza gufata igice kiri ahangaha muri za Oso Banyungu, n'igice kiri hano za Ruhinzi, ndetse muri Bashari Mokoto na Bashari Kaembe. Ubona ko ibyo bice wenda muri Oso Banyungu, Bashari Mokoto, mu malokalite nk'abiri, navuga lokalite Kalungu na lokalite lokalite Rukweti. Tuze tuvuge hariya muri Bashari Kaembe, muri lokalite Butobo, hariyo ngiye kera nayitaga ngo ni lokalite Kahanga, kuko hari hariho poste d'encadrement administratif, yabaga ari yaza Gahanga, wenda nshobora kuba narabyitiranyaga, ariko ntabwo ari gutyo biri. Aho ngaho harimo imirwano, ubona ko harimo infiltration n'ubundi ya za Wazalendo, bashatse kugira ngo bemfiltre binjire muri biriya bice, n'ubundi babashe guhungabanya umutekano w'abaturage, ariko intare za Sarambwe zirahagoboka. Ubu ngubu harimo imirwano, turaza kuvugira hamwe bimwe mu byo twavuga abaturage bavuye mu bice biri controle na FARDC cyangwa na guverinoma Kinshasa, kugira ngo baze muri eneo za M23, uburyo wenda sinzi uburyo bagomba kwitwara n'uburyo bagomba kwidentifia, kuko umuntu ntabwo yakwizera 100% yuko bariya wenda bashobora kuba bazanywe n'ubuhoro. Igenda tutavuga ngo ni ubuhoro, ahubwo bashobora kuba bafite n'ibindi bibazanye, rimwe na rimwe ari bamwe, ubundi ushobora kubona ko ari bo bazana izo za Wazalendo n'izo za FARDC, n'ubundi kuza guhungabanya umutekano w'abaturage. Turazana gato tubirebere hamwe, ariko bitabugitse ko tutarebera hamwe n'ubundi n'ibindi bivugwa ahandi, ariko cyane cyane ngewe ndaza kwibanda muri teritwari ya Masisi. Abanyamasisi aho muherereye hose maje kudukurikirana, imirwano itoroshe yabereye hariya muri Ruhinzi, icyo gice cya za Gise. Murabizi ko nakundaga kuvuga umushefu wahabaga bamwitaga Saga, shefu Saga yabashije kwiripotinga mu ntare za Sarambwe. Ubu ngubu nawe ari kubarizwa muri uriya mujyi wa Goma. Ubona yuko ibintu navuga ko byamaze guhindura isura, kuba yaraje ahasiga bitwa ba Mungu Yiko, nababwiye ko Mungu Yiko burya ni muyomba wanjye, ahasiga n'abandi bagiye batandukanye, harimo bariya ba piloto basigaranye nabo iyepfo. Hari undi nawe ngo wigize ngo niba ari umuvugizi, n'abamwita ngo ni Maître Rukundo, niba asigaye hariya. Hari abitwa Basafari Mitara kuri abarijiro kwa Sadro, hari abitwa ba Bisukiro, hari abitwa ariko ngo bayirabizi bo ngo bamanutse ngo bageze Kisangani ngo kwiga, ngo bagiye muri formation kugira ngo abasirikari bari bariprogramye ngo n'abakoloneli n'abandi bagiye batandukanye. Imirwano ikomeye rero ari Ruhinzi yabashije kubyuka iba, ni igice M23 yarabashije kugeramo iragifata, ariko muri iki gitondo n'ubundi hari Wazalendo babashije kuza gushaka kugira ngo ibice M23 yabashije kugeramo baze kubigabamo ibitero, ariko ntabwo intare za Sarambwe zabashije kubemerera, kuko babakubise bararasana bimwe bikabije, kugeza igihe babashije gusubira inyuma. Babashije kubasubiza inyuma, ndetse abarwanyi 13. Ariko mana y'isi n'ijuru, koko kuki Wazalendo bakomeje gupfa? Ikintu kimbabaza rero, General Inyasi ni interahamwe, ariko ntabwo ashobora kumva yuko sinzi ko hanakoze genocide, kuko n'imyaka yafite igihe yaviriye mu Rwanda, yavuye yari muto,
hari inkuru yanababwiye witwa November Hotel Noheli. Noheli ise ni umunyarwanda bakomoka muri Mahoko, ise araza Mzee Erasto Manzi ari we papa wa guverineri bamugira shefu wa hariya bita ku Ihembe. Nyuma FDLR ziza kwica se wa Noheli zivuga ati ngo ari gukorana n'inyenzi, kuko bavugaga ko Mzee Erasto ari inyenzi, baramwica hariya ku Ihembe. Noheli aza gusigara arerwa na Mzee Erasto, aramurera, ariko yaje gutwika igihe M23 turabayeho, yaje gutwika amazu yitwa Samweli, maze nacyo cyatumye ajya muri Wazalendo hejuru yo kwikeka ibyo yagiye akora, akavuga ati bariya bashobora kuzobatajiripia kisasi. Aragenda ajyayo, ngiye naje kumenya ko yari umunyarwanda ukomoka Mahoko ejo bundi, nejo nabimenye. Yanga kuba muri 23 ngo abe yanataha agiye iwabo mu Rwanda, kuko 23 ntabwo yari amukoresha, izi yuko atari umukongomani, kuko ari bamuzi n'ubundi garagatipe kara karashi, bamwamitse ikompora, arapfa rwose, apfana n'abandi basirikare. Abandi ari nka bitwa bagisegeti nabo bapfuye ejo mu minsi yatambutse. Nawe rero ari muri babandi bamwe banze gutaha ngo bajye iwabo mu Rwanda, ariko bakabambika icyo nakwita ngo na makompora. Haya rero aho ba Noheli bapfiriye, n'ubundi izindi za Wazalendo nazo zikomeje kwapfira. Ubona ko zikomeje kwapfira ku bwinshi, kuko hariya zagise n'ubundi nkuko ndi kubabwira, kuva saga yamara kuhava abarwanyi benshi bo muri Wazalendo bakomeje kurasirwa hariya, ubona ko ari ibintu bitangaje. No muri iki gitondo n'ubundi imirwano irakomeye mu gice hariya twavuga muri lokalite Rukweti. Urabizi ko hariya za Nyabyondo hariya kubera imirwano, intare za Sarangwe zabashije kubasubiza inyuma, ndetse zisa naho ziri kubajyana muri wa musozi. Hari imisozi, iriya musozi ya za Muzimu, imisozi yo bita ngo ni za uriya musozi bita ngo ni Sinayi. Ubona ko intare za Sarambwe bakomeje gukora ibintu bidasanzwe muri kiriya gice. Imirwano ye irakomeje hariya muri za Ruhinzi, za Gise, ariko intare za Sarambwe zikomeza kubahiga mu buryo navuga burambuye. Ahangaha wenda abakunzi b'Intare Official muraza mwumve bimwe mu byo abaturage wenda nubwo bitumvikana neza bagiye batuganiriza, bari kwerekana diferanse y'intare za Sarambwe na Nyatura n'ibyo bajyaga babakorera, n'uburyo uwitwa Defender yicaga abantu. Defender nawe ni umunyarwanda, reka maze nababwiza ukuri, reka mbahereze liste imwe yo mfite. November Hotel yari umunyarwanda ukomoka Mahoko, uwo bita Colonel Noheli. Uwitwa ni General Inyasi nawe ni umunyarwanda. Uwitwa Murumba ni umunyarwanda. Murumba ni umunyarwanda, we ni interahamwe Butwi, kuko we n'ubundi afatanyije niyaba bagiye gukora iyo bita Semuse n'ubundi ni y'interahamwe, donc ni parti satellite y'interahamwe. Hakaza uwitwa Defender ni interahamwe, ni agaterahamwe gato, kuko wenda ko kavuye mu Rwanda ari akana, ni agaterahamwe gatoya niko nabivuga, kuko ari kumwe nabo ariko ashobora kwitandukanya nabo, n'ubundi akaba yagira, ariko yamaze kuba general autoproclamé Defender. Hari uwitwa Gentil Tungane, nawe ni general autoproclamé uri muri IPSLN, ntabwo ari kumwe n'aba Defender. Nawe ni nawe ni umunyarwanda, ariko abanyarwanda bose ntabwo ari interahamwe bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko hari abafashwe bugwate ariko bakorana nazo, bafite ideology y'ubwo buterahamwe ariko batarizo. Kuko ngewe abantu bo nita ko ari interahamwe Butunda ni abandi bakoze genocide, ari n'abayiteguye n'abayifinanshije, abo ngabo niwe nita interahamwe Butunda, ariko abari kumwe nazo nabo n'utudemi ariko bishobora kubavaho. Gentil nawe niwe General Gentil, Defender nawe ni General, ariko bamaze kuba uyu witwa Sauli FDLR, Inyasi Sauli FDLR,
Defenderi Dushime FDLR, Gentil Tungane FDLR, Murumba FDLR, Noheli we yamaze kugenda yari FDLR, abitwaga badekomba bamaze gutaha kwa Papa Manu abari aba FDLR. Ubona yuko n'ubundi Nyatura yose igizwe n'aba FDLR, kwari kugira ngo mwumve, reka twumve difference uko abaturage babivuga iri hagati ya Nyatura na M23. Inza mbabwira noneho kubijyanye na identification mu bice bigiye bitandukanye. Ziko nane noze no kugera iminsi umwe cyabakure hanaraye tugenda nijo tumwe tutasasa bazadishoro Muri kino gihe no muri cyagiye cya Wazalendo babikora bana basoza tukabasuza ngo katwa machenzi kitira nani kibazo none wagiye Mweso ugerayo wageraga Mweso utanze angahe aho uvuga impungo zonyine zibagukoreraga ibi none se reka mbaze imubambiro watangaga angahe yanatanga dimire imubambiro nawe ari urenze kuri cya kiraro cyo hirya uri kuyagira amakezi nkatwe wageraga Nyamitabo utanze angahe natwe tutari dufite amakari tuzari umubambiro byatugendegera ikuza hano namurishije hazadata uko nzizanye natanze sabire munsi kandi amafaranga nenda yahishe mu moto narafuje amadolari dufungura moto turayahisha ngenda mfite ndi mafaranga y'Rwanda nageze no tanze sabire cyambona kwashaka manungo wasitukuzi uzana dimire batari dimire no wazikora ko twe turokwisa abantu bakuze yabaga bizi bakora mu dimire ngai bavuga yari nibyo bindyaga nagera imbere ntuca nagera kampungurije sasa kugira ngo ndiro sinabikora gute zamengo tari nenga kaza no mafata moto ngenyine Sanenga kaza kicara ku moto yajya kandi yagera muri narahiye mukuzi je nta karite nari mfite nari ndazi no gukora iki none Zamenga wono wagufasha ne amfasha akabije abye sasa uje beze fata kino cyo arakana kari kazi yarafite na pisto afite regime amezi cyombo na twistangiza yanywaga inzoga babiri bakagenda niyo mazamu koza menga yanywaga inzoga kari ifungaga gambaraga zino teriza abandi barangije kadi na Defenderi baramwisha wamwishe ni Defenderi wenyine kadi yarakoze accident y'imotari mu sebe icyo bapfuye tu ibintu tuby'amagara ati mumwica baramwica bamuha mu cyobo Zamenga ngo amaze kuba populaire abasoda babashyize iyo popularite yarafite n'abasoda bavaga kwa Defenderi bakaja kwibanira na Zamenga bakajya kwibanira we yarabaragana we ntabwo yajyaga wenyine yarabahaga abaga yicaye hano abasoda ibiryo bakageze ngo yagenza bazinga twa twe tutari ninde Zamenga abaga yaje agahita nyakura ku telefone manuka hano mu rugo inzogi zindi nkazipfunyika nkazijyana mu gikapu none se wari urimo ntabwo wigeze umanuka Wazalendo baririya bakampamba nari ngiri karite buno nuza numvishe Colonel Nsabimana bari kubati ngo nanjye ubwanjye singira ikarite barabizi ko abantu b'imasisi no muri Rucuro barazibiye ngo baranabizibimye none tuzabaza ikarite tuza turi kwibaza nde ahubwo twebwe ubundi buri ahubwo icyaba cyakagombye kureba uko cyakora amakarite ese bakiriye bazibaza urababuze ngo batange amakarite ninde utaja kuyifata benshi kubasanga muri wese atayifite barazaga basaga ipantaro wayimanitse ari mu ikofi bikati kinegeza akaza ipantaro akashijana nagashe Wazalendo bari
kujya ipantaro bajyanaga none ntabwo yagusigira ntabwo twirukanse rero tukajya ku paruwasi imyenda zanjye zanitse nanga zose barajyanaga mukandoro ni heza mukandoro ageze kwekaza bigeze gukubita igikatsi ibutike yagerije mfite nk'amakese nka 30 ibiti inzoga konga botike nyirumo yepfo ndiri kwa bandari busi ne babaze janye yaje nagaruka nsanga botike ngira uzuye nta muntu zimaze gucuka nanga zose barazifuraguriye kumoga araziyatekera niba ziteka mu birayi bya se washima ese mwenye ukwaruza kwagwirika ntabwo yibukaga barabanani babagikanze arusana bigeze gukubita imani nyinshi mwene ari kumushinja ngo yajyanye ipantaro ye mwene ipantaro ngo dore ni iyanjye bari kumwereka ibyo yavanye mu rusisiro ngo rero ipantaro yabize abana ngo bazajya bajyanye imyenda zanjye yari yamaze kuyambara umusirikare yari yamaze kuyambara iyo pantaro uwo muti baragenda mwerekana imyenda zawe bajyanye mwene ipantaro bakabomora amazu y'igisheberi ari umunyagisheberi ariyo none se ntabwo ari wagiye gupia no kwa Patrick irabizi ntabwo ari wakubise na Sifu umugore wa Patrick bana ari umugore wa mukuru we so yari umugeze gufunga kinsetsi aho pasi ya nyina wa pasi ya mugore wa Depe ne bafunga kinsetsi ari mwe afunze kinsetsi abatamuvuze tawo n'abanzanze bose ngo yabateye ibintu ngo ngiye gukorera telefone ndamo yakoze igitari mubyara we mama sana tumye njya kureba bisukiro abonye mama Girisoni bisukiro na irabizi uri direct buri mwe n'indi irabizi irabizi we naramurera kagabe andi ikamba yino ari kuzira pasi ya wahe yagwanye na ka pasi ya ngiramo amoshe kabiri wakavunja amoshe kabiri andi pasi ari kumwiyenza bisukiro bongerewe mere agira isoni pasi yabikoraga kubera bisukiro ari kuvuga ngo bofu azero pasi nawe mufatanye n'umugore wasikaje ndarimba wasikaje yaba uwe gaje yabanukuraza shawamuga wegeje nabarabeshe kinzi zareke nakwereka nabone sikaje yari umunyaturu none pasi yajya gusambana nande nubwo yanamugiyeho yaramukataga yasigiye umugore sikaje yamuyiriye mu bisunzi buziye ati twabaga mu Kanoro araza amusanga hehe mu Kanoro musanze mu Kanoro ajya kumugurira agacupa byari nibyo kuvuga ngo twarabaye Sikaje nimba waramuzinyaye ngo umugore wawe bimeze bidebeze Sikaje yarafitiye ko grade yana bari colonel Sikaje yabaga kwanuza Sikaje yari nani yari colonel yari side kwanuza kwa gasisi yes ni fonction yari fonction grade yes ni fonction grade Sikaje yaraese ambaye moto Nakakona wanakapita maeskoti gapa nu koze ngo kuri baranga kasesera bakayonde byo babibazanaga waje ngo jewe ndi yaga ngenda kagenda nta niponda akagenda barazo ndabago guverinoma wande burya kayonde arafite discipline reka yonde wari arihe nabisukira nagasisiriza na serije tugende serije nawe uno yaje ni general serije ni ndafucha serije ni wishe nuzema nishe nde Eric yarapfuye Eric kwa pasteur niwe wamuhitanye Eric yarapfuye yo ka Eric karamba bajemwa arapfuye ntabwo ukora abanyirazi yako yapfuye M23 yanafata n'iriya yo umuko wa nuza wa mukatanyama ariko yabikoranye n'uwo mugabo uko ega Serije yarakawukipye Eric abimenye nuza Serije yakipye umugore wa Eric Eric yarabimenye ikese yari umugabo nuza wa pesa ni msodamayanga yo mbese chapore kabisa
bana karike barakishe numva ndababaye kazi tenge atanga matiere kwa abasiramaze ibera ga profe nako kajya kuba kanyatu sasa kagize ikolere kare ndi bari gucundera ku mugore wako agira abo aje misinga no kujya mu bayefu kajya gukora formation muri ofere formation uburyo kageze ibusije baragatega bahita bakageze kadari kanarangiza formation ngo bamwishavuyeyo ntabwo ari yakarangije formation bamwe mu barwanyi cyangwa n'abaturage bari kuva mu bice birimo za Wazalendo zirimo FRDC icyo bagomba gukora eka tubyumveho tumanze twakumva kuri ibyo baturage n'ubundi bavuga twa turi kumwe ubyumve. Aha bikimara kubyumva rero reka nikomereze n'ubundi ntere kubatinza. Itegeko ryamaze gusohoka abaturage mu bice bamaze kugeramo bari gusangamo M23 icyo bagomba gukora kugira ngo nabo baze kwisanga muri sosiyete nk'iy'abandi barimo, nuko bakimara kugera mu bice bigiye bitandukanye bagomba gukora ibi bintu bikurikira. Icya mbere bagomba kujya kwidentifia kwa chef de kwa nyumba 10, bakava kwa nyumba 10 bakajya kwa chef de village kwidentifia yuko bamaze kuhagera, bakava kwa chef de village. Donc icya mbere bagomba gukora présentation auprès du chef de nyumba 10, chef nyumba 10 Araji, donc ni présentation kuya kwipresenter uko bahageze. Nyumba 10 akabajyana ko chef de village akohereza transmis des informations au niveau du groupement, akohereza kuri groupement nabo akohereza kuri chefferie yuko yageze, bagahita bakora fiche ya identification ibajyana ku territoire. Murabyumva? Ibi ngibi ni mu bice twavuga nko muri territoire ya Nyiragongo, ariko no mu yandi ma territoire n'umude naho niko bigomba gukorwa. Ni uvuye Kinshasa ugomba kuza ukidentifia kugira ngo ejo batazaza kugukeka cyangwa kugufata nkaho nawe uri muri Zalendo cyangwa uri FDLR. Ugomba yuko ibintu bishobora kuba byamaze gusubirwamo kugira ngo buri muturage wese no mu gice kiyobowe na M23 abashe kumenyekana kugira ngo atazagira icyo ahura nacyo aratarabivuze. Ikintu rwose tukiteho kandi tucyubahirize. Abantu bari kuza mu bice birimo M23 bari baragiye muri za Wazalendo, kuko nk'ahariya muri Kinshasa ho bari kugufata bakakwica bakakugira nabi. Ibyo rero bisaba kugira ngo twese aho duherereye none bari kuza tubashe kujya identification twiyerekane aho tumaze kugera. Urumva ko wenda nanze igisobanuro. Bakunze ibinare official rero ndabakunda kandi ndabazirikana. Igihe cyose ngomba kubagezaho amakuru uko byitwaye. Reka nshake n'andi makuru n'ubundi nze kuyabagezaho mu bindi bice n'ubundi navuga birimo imirwano. Ubona ko wenda muri Sud Kivu hasa no harimo karume, uretse ko ntabwo karume yabasha kuba total biturukanye n'imirwano igiye iri ahantu hagiye hatandukanye n'ubundi. Ubu twavuga aho intare za Sarambwe ziri ndetse na FARDC na za Wazalendo, abarundi FDNB. Ariko reka manze nabwira bamwe muri FDLR aho muherereye, Kongo si yanyu, mwayihungiyemo muyimazemo imyaka 30. Uwibye atarakize nta kundi kuzakira. Ahubwo ducyo ufite aho kugira ngo udutakaze, taha ugenda wibere mu Rwagasabo iwanyu. Utwo ducyo ugenda utubyaza umusaruro, kuko na bamwe bari gutaha n'abagiye bafatirwa ku mirongo y'urugamba ubu ngubu bari kwicuza bakavuga bati kuki tutagiye mbere, twa tundi twe dufite kugira ngo tujye kudufasha twubake igihugu cyacu, tudusangire n'abandi, ariko natwe twiyubake. Ahubwo tukaza rimwe na rimwe twarafashwe
ho kugira ngo mufatwe, ahubwo ni mwiyaranje mutahe ku neza, mutahe ku munezero, mutahe kuko igihugu cyanyu kirabarindiye kugira ngo kibafashe, namwe mugifashe, kuko ntabwo igihugu kizabafasha cyonyine, nubwo ari umubyeyi wanyu, namwe mugomba kugifasha, mukacyubaka mugashyiramo fondasiyo, natwe abakongomani natwe tugafasha igihugu cyacu. Ntabwo aricyo kigomba kudufasha cyonyine, natwe tugomba kugifasha, tukubaka imihanda, amavuriro n'ibindi n'ibindi. Reka mbashishikarize mbabwira ati mwihangane mutahe, kandi nanabifuriza rezavudera ahantu muri, abanyarwanda ho muri, reka mugire Imana n'amafaranga, ntimuzatahe muri ingegera, ahubwo muzatahe mufite n'icyo mufite. Murakagira amata, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, Imana ibahe umugisha, ugubwe neza, mukore subscribe kandi mukomeze